muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Murabona ko komenti zose naragiye ndagerageza kuzisoma ku bansabye Gmail episode ya 19. Niyo mpamvu ngiye kuyibaha episode ya 19 muri kino cyumweru. Ku cyumweru ku isaha 11 iraba yagezeho. Episode ya 19 rwose murayishaka cyane, ariko reka nyibatemo harebye. Niyo uzahita uza ukareba ngiyi. Niyo uzahita uhingukaho ni iyi ngiyi ya Gmail. Ku bantu mwari mwarayimbajije rero, nababwiye ko SMS zose narazisomye pe. Zose kuva ku ya mbere, aho mwagiye mumbaza ati se waba warayibuze, oya irahari. Episode ya 18 19, cyangwa kuri wowe ugiye kuyireba kugira ngo bikorohere, uzaza nugera kuri nitangaje ikintu uzakora, uzaza ukande hano kuri iyi video. Iyi ngiyi reka nongere mbigarukeho you my people, nkuko bari mwarabimbajije. Benshi barambaje ati episode Gmail mwaba mwarayibuze. Ni filime kubayizi murayizi, kuko ni episode, ni filime ifite ama episode. Iyo filime twayitangiranye kuri YouTube bita Nitanga Entertainment, biza kuba ngombwa yuko YouTube bita Nitanga Entertainment ntakishyiraho video, ariko nyuma yaho hashize igihe nagiye mbona abantu benshi munsaba Gmail episode ya 19. Murabizi kuri Nitanga Entertainment kuba twatangiranye nashyizeho episode ya Gmail kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri episode ya 18. Rero abantu bakomeje kumbaza ati episode ya 19 iri bube ryari, iri buze kuza ryari kugira ngo tuze kuyireba. Abantu bambajije ibyo ngibyo, niba ufunguye video ukaba warabimbajije, ngiye kukubwira igihe izazira iyi filime. Iyi filime izaza ku cyumweru, izashyirwa kuri YouTube, ntabwo izajya kuri Nitanga Entertainment, izajya hano kuri Nitangaja, izajyaho ku cyumweru. Rero ku bantu mwibaza ngo ni ayahe masaha izazira, ishobora kuza saa 12 cyangwa se kaza saa 4 maho hagati, saa 12 na saa 4. Iyi filime kuba ishaka izaba iri kuri YouTube yacu bita Nitangaja. Nkuko twabikoranaga kuri Nitanga Entertainment, abantu benshi bagiye bakomeza kumbaza ati se iyi filime kuko mwaba mwarayibuze, iyi filime ko twayikunze, ama episode yayo twayikunze. Yego nibyo, iyi filime mwarayikunze, murabinyereka, ndabibona ko mwayikunze mu ma comment nyinshi. Ku bampaye comment narazisubije, mwarabibonye yuko nanjye nabitayeho. Niyo mpamvu navuze yuko episode ya 19, kuko murabizi twagarukiye ku ya 18, mugomba kwirebera kuri Nitangaja. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube ya channel, rero icyo usabwa no gukanda like na subscribe kugira ngo episode ya 19 itazagucika mwabantu. Tugiye kwanalizinga kuri wowe utararebye episode ya 18, ngiye kukwereka uburyo uri buze kureba episode ya 18 biciye hano ngaha, kugira ngo ku cyumweru nikiraho episode ya 19 tuzagendane neza. Icyo usabwa no gukurikira iyi video, ubundi tukareba uburyo bikorwa. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Uzaza muri YouTube rero, ikintu uzaza ugakora muri YouTube kugira ngo uze kureba Gmail ku muntu utararebye episode ya 18, uzaza muri YouTube, uze hano hejuru muri search, wandikemo Nitangaja. Nitangaja, uzaza wandikemo Nitangaja gutya. Umuntu utararebye episode ya 19, cyangwa kuri wowe ugiye kuyireba kugira ngo bikorohere, uzaza nugera kuri Nitangaja, ikintu uzakora uzaza ukande hano kuri iyi video. Iyi ngiyi izazira banza kuri Nitangaja, uzaza wowe searching Nitangaja gutya, uzaza searching Nitangaja gutya amaha hejuru, nurangiza uzofungure iyi video. Ngiye kugwereka uburyo urabibuze kureba episode ya 19 kutarayirebye. Nuza muri Nitangaja, uzaza ukande hano hantu handitse more, handitse more. Numara kugera hano handitse more, uzahita uza urebe muri more, uzaza ukande hano ngaha, ahangaha kuri kano kantu ndakeka akabonye. Uzaza muri iyi video, nubona ari ngombwa uzukande like hano ngaho, uzushyiraho ka like, nurangiza uhita uza kandi hano handitse more,
ahangaha muri mowa hano ngaha. Numara gukanda muri mowa uzaza uhita ukanda kuri kano kandi aka numara kukaviviramo noneho tuzareba uzahita uhinguka kuri episode, uzahita uhinguka kuri ya episode nkuko nabikubwiye, uzahita uhinguka kuri ya episode kuri wowe utarebye, niyo uzahita uza ukareba ngiyi, niyo uzahita uhingukaho, ni iyi ngiyi ya Gmail. Ku bantu mwari mwarayimbajije rero nababwiye ko SMS zose narazisomye pe, zose kuva ku ya mbere, aho mwagiye mumbaza ati se waba warayibuze, oya irahari. Nagiye mbasubiza rwose nkurikije uko nabibonye, ku wampaye comment wese naramusubije. Ahangaha nagiye mbasubiza nkababwira yuko iyi video yaje. Kutararebye episode ya 19 mweretse uburyo arayireba aciye kuri iyi video ya Nitanga iri hano muri YouTube, uraza ukayicamo ukaza ugakanda hano handitse ukazugakanda hano handitse mowa nkuko nabikweretse muri mowa. Numara gukanda muri mowa hano ngaha muri mowa ugakanda kuri kano, uraba wemerewe kuba wayihingukaho. Wa muntu we ni gutyo uri buze kuba wayireba. Noneho uburyo kugira ngo mubone ko nari nabisubije rwose, byose nari nabyitayeho, mwese nari nabashubije comment mwari mwansabye, kuri comment mwari mwansabye narabasubije rwose, nakoze ibishoboka byose, mwese ndabasubiza. Iyi video ku cyumweru muzabe mwiteguye muri ready, mbahe Gmail. Aya SMS yose mwagiye mu mahano rwose nagiye mbereka ko nayasomye. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kuri Nitangaja kugira ngo iyi episode itazagucika rwose kuri YouTube, iyi episode itagomba kugucika. Nubona ari ngombwa uze wisaboneshe hano kugira ngo episode ya 19 uzayirebere kuri iyi YouTube. Nitwa Nitangaja, ndabakunda.